Urabona bino bintu bimakinga sense. Urabona twatera imbere gute tugifite ubujije nk'ubu ngubu. Noneho twakora gute business tugifite ubugoryi bw'akeza? Wimwitaho cyane ngo umufateho umwanya. Byose byatewe ngo nuko cyagiye yarari mu rukundo. Cyakora muko urasekeje. Guys, mureke tuve muri ibi bintu. Tugabanye ubugoryi. Kandi dukomeze ibintu byinshi biraza gupfa. Come on. Akombaza nabuze ibyo mutaho umwanya ku buryo mumvuga umwanya ngana gutya. Ubundi se ndababwiye ko njye nyikundana na karakaca. Ntabwo nyikunda pe. Ahubwo ibyo tubireke mbabwire. Musiko cyagiye Niba amafaranga wa mutipe. Nasanze mu station. Baza mu station bishatse biravuga iki impamvu ndababwiye. Uyu munsi niwo munsi ari byo guhura no mu boss wa ya station kuko nabonye itariki arize uyu munsi. Kandi urumva umuntu kamwe mutanga station no umuntu nyine umu boss ufite amafaranga menshi. Mwaretse nawe tukamupangira ubundi tukamwiba. Uyu mukobwa ni bandi kabisa. Ese kuki nigeze mu muka mu rukundo yanyu byo? Umuntu arakwiba gasiga gusiga kuri zero. What the fuck? Niba bazi gukina filime. Umukobwa arangiba akabona naho mbera mushakisha kweli. Ase kuki nigeze kuki nabimenye kweli? Nimba ari gukina filime. Uyu mukobwa ararenze kabisa. Iyi niyo filime bavuze. Akanyiba ibintu byose. Bana yanjye. Shit! Ahubwo se bebe reka mubaze cyangwa se musabaka sibyo ubundi waretse kariya kajama n'undi karagukunda ni kazi kuri igisambo cyangwa se urumujura waretse tukagakoresha kumva ukagenda ukakaryoshya amabizu ya hafi tugambo twiza urumva ubundi ukamwinjiza muri team yacu urabyumva ute? Cyakora dia maze kubikirara mpuzamahanga ibyo bintu naramuka bikoze turahita tubabakira. Sumushaka kunsubiza kuri amitipe bwa kabiri koko. Ndabazi ngo mutangiye kurebana gutyo mushaka kuntuka. It's okay. Nta kibazo ndabikora. Ahubwo kamutima wamagara ubwire ko uyu munsi tugomba kubonana tukabiganira. Nyine ndamugashira ndagukumbuye nshaka umunsi tubonana. Oui, bébé, à ma couleur. Je suis à la maison, mais je suis ok, nta kibazo. Thank you. Ça va, merci. gushaka amafaranga menshi. Umva niko bimeze rwose. Menshi cyane ku buryo buri muntu agomba gutunga inzu ye, agatunga imodoka ye, apanira duhuriyeho. Umva wumvugira ibintu. Icyo bisaba icyo ari cyo cyose, uko byagenda kose baby, tugomba kubona amafaranga. Gusa ndetse amagambo mfite umutima uhagaze. Nukuri. Keza ashaka kuba bamufunze. Kari agatipe gashaka kamujyana kuri polisi. Ako baby uko wasaze?
kariya kaniga karamukunda umva kasarekeza ku rwego ntabwo ibyo ntiyamukora ahubwo tegereza mu kanya uramubona ngenda hangayitse wowe tegereza uramubona mu kanya nawe sinjya nkumenyera Ugeze guhamagara se? iyi yarampamagaye cyane Mubaze ngubwira ariko. kuko usubaye iki Usikura mu bari wanyu byereko. ndabizi cyane rwose kandi amafaranga twarasangiye twarayariye twarayaneye Ubwo rero kumbye gukorana n'abandi. of course ni sinabwo ko mfite timu dukorana rero nibo dukorana Bibira bishino yanyibye. none urajya bikoreho iki nawe tugiye gutwara yandi so rero uzishyura muri Akazi nawe nkajya muri ko. Nikura. Chere ntabwo nkunda ntabwo nyeneye untereza indi mbobo njye gushaka indi mbobo dukorane tutanaziranye kandi ubwo hita unyibagirwa nzahita nkundana nawe kwanga gukorana natwe gari kundeka sawa ngaho ugenda niyo bwaba bwa kabiri bwa gatatu cya mbere suko uzaba uri iruhande rwanjye wumva utuje waretse tugenda aho murumva rero ukuntu gahunda twe tugomba kuyikora tugomba kugenda turi abantu bari tayari bazi n'icyo bashaka wowe keza ugomba kuzaba umuseriveri ariko umuseriveri ufite gahunda yamujyanye ikindi tukinjira hariya ugomba kuhita ugenda ukareba manager ukamubwira ko tugiye gukina filime ukamwumvisha ukuntu tuzamwamamariza kugira batatwima location ibyawe ukabikora neza nk'ibikureba Navi nawe icyo azadufasha ni ugutwara umwanya wuriya mukire agakomeza ukigira nkaho utumva bimwe ibindi kugira ngo umwanya uboneke nyine tumuteshe umutwe tumwangize mu mutwe ngiye ikintu nzakora ni ugushaka ukuntu njya ahantu mwicaye nkitabishwa amatelefone nkitoraguzwa utuntu hasi sibyo byo kugira tumwice mu mutwe twese imyenda uniforme turazizi niko navuga ni imyenda migufi binashoboka ntaza tuzibagirwa imyenda muri make ntituzambara Diane nawe mana yanjye niba uzunamuka si ibintu byose uzi umugabo abona agata umutwe ugomba kubikora sibyo tugakoresha igihe gito kuko abakire ntabwo bajya babona umwanya wo gupfusha ubusa tuzakoresha iminota iyo Navi azatugenera niyo twebwe tuzakoresha kuko niwe bazaba bari kumwe tukabikora neza tugatwara amafaranga sibyo tukaba abanyabwenge ibintu byacu bikaba birimo ubwenge umuntu uzaba uri kumwe n'uriya mugabo wowe ukirinda ikintu cyatuma mugeraho kuryamana urabizi ko iki kintu tutagomba kugikora nuko gahunda yacu iteye ikindi ni ukubahiriza igihe mani ntuzadukoshane twebwe akazi tukamazemo igihe nta kintu ufata se Ngiye meze neza mu kwe. shumeze neza murakaza neza tubaye ikaze muri hoteli yacu oh thank you yego twafasha dute so by the way nitwa Keza hari service twifuzaga kubasaba njye ndi umukinnyi wa filime mfite abandi dukorana uyu mwuga so rero twararebye mu hoteli yose ari na hatuna classic lodge ariyo ifite umwimerere yakira abakiriya neza ifite ibintu byose twifuza muri filime yacu so twumva rero ariyo twagana mubaye mubitwemereye nawe mukoze cyane profit mufitemo rero mwebwe ni uko tuzabamamariza niba muzatwamamariza rwose nta kibazo ahantu muremere kuhagera hose ndizera neza ko muzatwamamariza yego tubaye ikaze rwose dushobora kubereka ahantu mwaza kuwukinira karibu nahabereka thank you so much you're welcome
nari nkumbuye Bebe kuki utambaye imyenda y'akazi? uyu ni sunari kugira hano nkahita nyambara ndayambara nyine mu kanya. Umva rero nkubwiye. Mbabarira ukiri tuza kuvugana nyuma. Mfashiri nari nkumbuye ariko numvaga si buriya ndwana namamagara ngo mbaze amakuru yanjye nuko meze. Ikibazo no mu hoteli bashobora kumbona nawe. Okay nta kibazo ngagenda. Okay, bye. Nongeye kumvugisha sibyo? Ego. Navi, gahunda imeze gute? Ahubwo genda. Sikambyengageza aha ngaha. Wow. Hano kari heza ra. I like this place. Hano ni heza. Uraho Navi? Anda boss. Meze neza? Sana. Hano hakunze pe. Hano heza rwose. Ariko jana Navi nkunda kukunda akazi sha. Boss nkunda akazi. Nyira agasore bura nanjye ku kazi byabaga ari sawa cyane. Hano ariko mufite amatunda koko. Hano abutwana twiza. Ayikunze cyane hotel. Nanjye nabimenye ko ari ibintu ukunda boss. Boss twakomeza akazi nta kibazo. Urumva boss 50% tukayashyiramo muri company tukaramba byazunguka. Navi. Yego boss. Iyo hotel ifite udukobwa twiza pe. Hano na dukobwa twiza rwose. Boss twakomeza akazi. Nta kibazo. Boss. Yes. Navi bite nyamuneka wase tugakomeza akazi. Gusa hotel nayikunze ni nziza Navi. Yes, Navi hotel nayikunze. Hotel ni nziza cyane. Hotel ni nziza boss. Ndagira ikibazo. Yes.
wanyise urabona ibi ngibi ari biki ni biki se umuntu utari kubona mpora mbabwira ko ibi bintu mu njyana n'izidiro mushyiramo ntazishoboye ibaze ko nageze imbere abarizi kubera ubwoba n'igihunga Juice kanshi kikameneka ukuntu nasebye nakibyo tubireke sibyo binzanye umva ngusabe ikintu kimwe ugiye kuza kuko ready twamaze kumugira ikigoryi umbabarire uze winyonga hirya hino mu Mombasa Nairobi nushaka ujye uneyuraho umwereke neza ikindi kandi cyitonde numugere imbere ugomba kumwisitarishaho nyine byakimanuka umwisitarisheho wigwisha hasi biraho bisanzwe ubundi nurangiza umubwe patro I'm sorry nyine umwana nyine uca bugufi nurangiza uhite wikomereza nyine ntunamwita atajya kumwitayo bitujya mu mwana keza nakubwiye ngo ibyo ntabwo ari ibintu binyigisha we ibi ngibi ni ibintu bisanzwe ndabimenyereye ahubwo wowe bindekere okay fine twe twamaze kumugira ikigoryi tayari dushaka gukora noneho ibyo ngewe na mushiti wacu tutakoze sibyo come on so this okay twumvikanye let's do it bose nadufashe 30 tugafata 30% tukagabanya mu buhinzi tugafata 40% tukubakisha byadufasha cyane rwose turangiza tugafata amagarane bose kunyumva ya ndakumva neza cyane abe bose yes ndakumva bose yes mbwira nagukunze uri umuhanga nakubwiye ko uri umuhanga cyane ndashyushye urashyushye bose reka njye koga sigara ubikurikirane neza nabonye uri umuhanga sawa urakoze cyane baby twande nitwa Diane nice to meet you Diane nice meet you Diane uri umunyeshuri cyane ndi umunyeshuri ndahari urakoze naripfuye amazi narijya guhiye twaye shambaye na keza sa baby kubera kuntu ngo y'amazi benshi cyane bise nduha byahata
ndarushye we amazi benshi birashoboka ihoteli nziza birashoboka ko twafata icyumba tukajya kuruhuka tugende mu cyumba turarya sho turaza kwirira n'agatunda tugende turaza kwirira agatunda baby nice nishimiye kumenyana nawe byataye ndabyishimiye nice you are so beautiful thank you so much I like your lips go on ufite iminwa myiza sheri really yeah wow umva ndi gushya muri ngiye byataye ufite amakuru meza byataye kuri kumbuza kugukora sheri basi sheri kamaze njye muri dushe no okay kamaze njye muri dushe tubikora nyuma sibyo sure yeah basi makabisa oh my god umva notinda ndiyizira no ntabwo ndabitinda shake for me. Can you shake for me, please? Oh my god! Hello, baby wait. Umva simani cya kikaba cyanze kurya cyanze gusinzira ubwo si ibyo bintu wabivuga uzi ko nibagiwe n'akanini ahubwo nini ndana kirafata no ku ngufu umva nkubwire gikorere ya massage ujye nkorera abasinzira ubwo se massage ngiye nsinziriza cyo cyangwa gusinzira ako sikari byo gira vuba okay naje Oh, babe. Hey. Are you ready? It's show time. Wow. I could tell you there's a show. Zaka, come on. There's a witness. What? Come here. Sure. What is? Wait. Oh my god. Oh. Babe. Oh, babe. Feeling good.
Babe.